banamaze kubibona kandi ntuterwe ubwoba ibyo byose bikugose kuko ndi Uwiteka Imana yawe manuwe no kugutabara. Mpora nshaka gukora ibyiza ariko ibibi bikantanga imbere. Mwami wanjye Mana yanjye bigire nte nkora iki kuko uko ndushaho kukwegera Satani nawe arandwanya cyane. Mwami wanjye Mana yanjye umpa imbaraga zo kunesha. Humura mwana wanjye ibyo uvuga byose ndabyumva kandi mbere yuko ubimbwira banamaze kubibona kandi ntuterwe ubwoba ibyo byose bikugose kuko ndi Uwiteka Imana yawe manuwe no kugutabara. Humura mwana wanjye ibyo uvuga byose ndabyumva kandi mbere yuko ubimbwira banamaze kubibona kandi ntuterwe ubwoba ibyo byose bikugose kuko ndi Uwiteka Imana yawe manuwe no kugutabara. Wowe ubwawe Yesu Kristo niwe wavuze uti yemwe abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. None Mwami Yesu tuguhungiyeho twese kuko turuhijwe n'iyi si n'umubiri na Satani. Humura mwana wanjye ibyo uvuga byose ndabyumva kandi mbere yuko ubimbwira banamaze kubibona kandi ntuterwe ubwoba ibyo byose bikugose kuko ndi Uwiteka Imana yawe manuwe no kugutabara. Humura mwana wanjye ibyo uvuga byose ndabyumva kandi mbere yuko ubimbwira banamaze kubibona kandi ntuterwe ubwoba ibyo byose bikugose kuko ndi Uwiteka Imana yawe manuwe no kugutabara. Mana Data wa twese niwe wavuze uti naho waca mu mazi asuma ntabwo azagutembana. Nzakuramiza ukuboko kwanjye kw'iburyo guhoraho kuko ndi Uwiteka Imana yawe ntutinye hoya hoya. Humura mwana wanjye ibyo uvuga byose ndabyumva kandi mbere yuko ubimbwira banamaze kubibona kandi ntuterwe ubwoba ibyo byose bikugose kuko ndi Uwiteka Imana yawe manuwe no kugutabara.